byagaragaye nk'umuyaga ngo waturutse hirya uhuha, amagufwa araza aregerana, yari yaratatanye nubwo bahanuraga ubwoko bwa Isiraheli, ariko yakoresheje ikimenyetso cy'umuyaga washoboye kwegeranya ya magufwa kugira ngo yongere yegerane. Ni nk'uko ubwoko bw'Imana iyo tumaze gutatana, Imana yohereza umwuka wera akongera akaduhuza, akongera akatwegeranya. Nuko rero ngo mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 2 haranditse ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Ahangaha biratwereka ko umwuka wera rero ni amazi aza gusubizamwo abantu intege, niko agaragara nk'ikimenyetso. Umwuka wera asubizamwo abantu intege mu mitima ikakaye, ni nk'uko amazi nayo asubizamwo intege umuntu yari amerewe nabi, umuntu yaraguwe. Turibuka Hagayi ubwo yarageze mu butayu, umwuma umukubise n'umwana, bageze ahantu hakomeye, Imana yafukuye iriba mu mazi, mu butayu, imaze gufukura iriba mu butayu, baranywa barahaga barajya barahembuka. Iyo turebye mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 36-25 haravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mbakureho imyanda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana izongera Yesu ashimwe. Twushimiye Imana uyu mwanya tubonye. Twaherukanaga minsi ubwo twaganiraga ku mumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu. Icyo gihe nari nababwiye amazina n'ubundi Nkurunziza Donatien. Tubona ko mu mumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu, ibyo twari twabonye icyo gihe, twari twabonye ko umwuka wera yemeza umuntu icyaha. Tubona ko umwuka wera ari umufasha cyangwa se umuhuza. Tubona ko umwuka wera atuyobora mu kuri kose. Tubona ko umwuka wera atwigisha, atunihira iminiho, kuko twabonye ko umwuka wera twigisha no gusenga. Ibyo nibyo twari twabonye, kandi tubona ko umuntu adashobora kwera imbuto z'umwuka wera adafite umwuka wera. Tubona ko umuntu adashobora kwera imbuto z'abakiranutsi atayobowe n'umwuka wera. Uyu munsi rero nk'uko twari twabibabwiye ko abantu bagiye badusaba ko twaganira ku mwuka wera, tukaganira ku mumaro w'umwuka wera ndetse no ku bimenyetso bimuranga. Icyo gihe twabwiye yuko noneho uyu munsi turi buganire ku bimenyetso by'umwuka wera. Iyo tuvuze ikimenyetso ni ikintu kigaragaza ikindi. Umwuka wera niba tuvuga tuti Imana, umwuka w'Imana mu buryo bw'amagambo, ariko hari ukuntu Imana yawugaragaje mu buryo bw'ibimenyetso. Iwugaragarije mu ijambo ryayo, igaragaza ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite umwuka wera, igaragaza uburyo umwuka wera yigaragaza ku muntu. Muri ibyo bimenyetso twabonye ko umwuka wera, turabona ko umwuka wera mu ijambo ry'Imana ashobora kugaragara nk'umuriro, ashobora kugaragara mu kimenyetso cy'inuma, ashobora kugaragara mu kimenyetso cy'amavuta, ashobora kugaragara mu kimenyetso cy'amazi, ashobora kugaragara mu buryo bw'ikimenyetso nyirizina nka kashe, kandi ashobora kugaragara mu kimenyetso cy'umuyaga. Ubundi ndagira ngo tuganire rero uburyo umwuka wera agaragara mu kimenyetso cy'umuriro. Umwuka wera agaragara mu kimenyetso cy'umuriro. Turifashisha ijambo ry'Imana, Bibiliya. Turebe mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 4 umurongo wa 4. Dusome ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 4 umurongo wa 4. Turebe uburyo umwuka wera agaragara nk'umuriro. Ibice 4 umurongo wa 4 haratubwira ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda
y'abakobwa b'i Siyoni ayimazeho, kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu ayamarishijemo umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Aha rero ijambo ry'Imana riratwereka ubwo Uwiteka ni ukuvuga ngo azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'i Siyoni ayimareho, kandi azaba amaze ngo n'amaraso muri Yerusalemu, azaba bikoresheje ikimenyetso cy'umwuka, ariko kandi mu buryo butwika, mu buryo bukongora ibyaha bigashiraho. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo yandika, Yesu avuga, yavuze ngo njyeweho, ni Yohana aho ngaho wavuze ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane ibyaha, ariko uzaza hanyuma andusha ubushobozi, ngo singwe no gupfundura imishumi yo ku nkweto ze. Wowe ntabwo azabatirisha amazi, ahubwo azakoresha umwuka wera ngo n'umuriro. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu bice 3 umurongo wa 16 ngo Yohana aho ngaho yabwiye abantu ko we abatirisha amazi, ariko uzaza wazabatirisha umwuka wera n'umuriro. Umwuka yitwa gutyo kubera ko arashyushya, umwuka aramurika, umwuka aratwika, kandi atwika ibyaha mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu Imana yagaragaje umwuka wera aho ngaho nk'ikimenyetso cy'umuriro gitwika ibyaha kigakongora. Iyo umuntu afite ibyaha muri we akakira umwuka wera araza agatwika bya byaha byari bimurimo byose, bigakongoka bigashira. Ikindi, umwuka wera agaragara nk'amavuta. Kubera iki? Amavuta agaragaza uburumbuke, amavuta ni ubwiza, amavuta ni ubuzima. Amavuta umuntu uyafite, amavuta akuraho umugesi ku byuma. Amavuta areza, agatuma ikintu cyari gifite ingese iyo usize amavuta gishobora kuvaho. Amavuta ni umuti w'uruhu ushobora komora. Umwuka wera rero agaragara, Imana yamugaragaje nk'ikimenyetso cy'amavuta gishobora gukuraho imyanda ku mutima ukomeretse. Amavuta ni ikimenyetso gishobora kuvura umuntu ufite ibikomere. Umwuka wera yavura umuntu ufite ibikomere. Ikindi kimenyetso cya gatatu, umwuka wera agaragara nk'inuma. Inuma kubera iki? Inuma ni ikimenyetso cy'ubwitonzi. Inuma muri Bibiliya igaragaza urukundo, kandi hagaragaramo ubushobozi. Inuma ni ikimenyetso cy'amahoro, ni ikimenyetso cyo kwihangana. Mu gitabo ni icyerekana ko ahantu hari uburumbuke. Kristo nawe yavuze ku numa nk'ubwitonzi buzarangwa ku bigishwa be. Reka turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu bice 10 umurongo wa 16. Turebe uko bigaragara. Ibice 10 umurongo wa 16. Haravuga ngo, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Inuma rero Yesu yayigaragaje nk'ikimenyetso cyo gukiranuka, ikimenyetso kitarimo uburyarya, ikimenyetso kitarimo kwikunda, koko ikimenyetso kitarimo guhuguza. Ikindi kimenyetso Imana yagaragaje nk'umwuka wera, umwuka wera yamugaragaje nk'umuyaga. Nuko mpanura uko nategetswe. Uwo ni Ezekiyeli avuga ku kijyanye n'amagufwa yumye mu bice 37 umurongo wa 7. Yaravuze ngo mpanura uko nategetswe,
nkihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa aterana igufwa risanga irindi ryaryo. Iyo ugeze ku murongo wa 8 waho haravuga ngo nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka ari ubirimo. Bigaragara iki? Ahangaha umuyaga umwuka wera waje mu buryo bw'umuyaga, umuyaga ukusanya amagufwa yaranyanyagiye, amagufwa aregerana, amagufwa amaze kwegerana, maze Imana ikoresha umwuka wera hameraho inyama ndetse n'amagufwa. Ariko icyo gihe bwari ubuhanuzi bwahanuraga ubugwe bw'Abisiraheli, abana ba Isiraheli ko bari baratatanye, ariko noneho baza mu kimenyetso ibagaragaza nk'iki, nk'amagufwa yumye. Ariko kugira ngo begerane hasabye imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga z'umwuka wera ko twabonye ko umwuka wera ni iki, igisobanuro ni imbaraga Imana ikoresha kugira ngo igere ku cyo igambiriye. Izo mbaraga z'umwuka wera rero hano muri Ezekiyeli, muri ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 7 byagaragaye nk'umuyaga ngo waturutse hirya uhuha, amagufwa araza aregerana, yari yaratatanye nubwo bahanuraga ubwoko bwa Isiraheli. Ariko yakoresheje ikimenyetso cy'umuyaga washoboye kwegeranya ya magufwa kugira ngo yongere yegerane. Ni nk'uko ubwoko bw'Imana iyo tumaze gutatana, Imana yohereza umwuka wera akongera akaduhuza, akongera akatwegeranya. Nuko rero ngo mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 2 haranditse ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Ahangaha biratwereka ko umuyaga, umwuka wera waje mu kigero mu ishusho y'iki, y'umuyaga. Batungurwa n'umuriri, hanyuma ngo ukwira ahantu bari bari, ariko waje mu ishusho y'iki, y'umuyaga. Buzuzwa umwuka wera, nabo baratangira barahanura. Icyo gihe ngo abantu bari baje bose bumvise buri muntu wese bavuga iby'iwabo, ubuhanuzi bakabyumva mu ndimi z'iwabo. Ikindi nanone ku munsi mukuru wa Pentekote abigishwa bose bari bateraniye ahantu hamwe mu buryo butunguranye, humvikanye urusaku ruvuye mu ijuru rumeze nk'umuyaga uhuha cyane, umeze nk'umuyaga mwinshi, maze rwuzura mu nzu aho bari bari. Nuko bose ngo buri muntu wese abona indimi, ikimenyetso cy'ururimi kimugaragaraho, bose buzuzwa umwuka wera. Ariko ikigaragara umwuka wera yaje nk'iki, nk'umuyaga. Umwuka wera yitwa gutyo kuko arema ubwa kabiri ibintu, bikaba bigaragaza ko umwuka wera ukora bundi bushya. Umwuka wera biza mu buryo bw'igitangaza, uza kurema bundi bushya, kuko ari amagufwa yarongeye ahinduka abantu bazima. Kandi abantu nabo bamaze kuzura umwuka wera, aje mu buryo bw'umuyaga, buzuza umwuka wera barongera baba bazima, itorero rirongera riravuka. Mu gihe abantu bari baratatanye bari Babeli, kuko Babeli igaragaza gutandukana kw'abantu, ariko noneho ku munsi wa Pentekote hagaragaza ko abantu bongera kuba rumwe, bakavuga ururimi rumwe. Niyo mpamvu burya iyo abantu bari mu amakimbirane, abantu batavuga rumwe, burya bari Babeli. Nibashaka bari mu itorero ry'umwuka cyangwa bari mu masengesho ariko batavuga rumwe, burya bashushanya ikimenyetso cy'Ibabeli. Ariko noneho iyo bongeye guhurira hamwe bakaba mu mwuka umwe, bakavuga ururimi rumwe, bagashyira hamwe, nibwo Pentekote iba yabaye mu bantu. Ikindi, umwuka wera agaragara Imana yamugaragaje mu kimenyetso cy'amazi. Twese tuzi akamaro k'amazi. Amazi araza agasubiza ubuzima. Iyo umuntu imyaka ibonye amazi, ibonye imvura, irongera igahembuka yari yarakakaye. Umwuka wera rero uza gusubiza imitima yakakaye, ikongera igatoha, ikongera ikaneta, ikongera ikagira ubuzima. Imitima ikakaye iyo ibonye umwuka wera muri yo mw'imbere, irongera igahinduka mizima. Niyo mpamvu Imana igaragaza umwuka wera nk'ikimenyetso cy'amazi. Iyo turebye mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 6 ngo nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ngo ku gitare cy'Ihorebu, ugende ugikubiteho, numara kugikubitaho amazi aravamwo abantu banywe bahage.
umwuka wera rero ni amazi aza gusubizamwo abantu intege, niko agaragara nk'ikimenyetso. Umwuka wera asubizamwo abantu intege mu mitima ikakaye, ni nk'uko amazi nayo asubizamwo intege umuntu yari amerewe nabi, umuntu yari aguwe. Turibuka Hagayi ubwo yarageze mu butayu, umwuma umukubise n'umwana, bageze ahantu hakomeye, Imana yafukuye iriba mu mazi, mu butayu, imaze gufukura iriba mu butayu, baranywa barahaga barongera barahembuka. Iyo turebye mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 33-25 haravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mbakureho imyanda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana izongera itwibuke, izatugarukaho, ariko bigaragara mu kimenyetso cy'amazi. Nyamara ni iki? Ni umwuka wera. Imana izongera iduhe umwuka wayo. Ngo ndetse iyo urebye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu bice 3:5, ndetse ukareba n'ibice 4 umurongo wa 14 ndetse n'ibice 7 umurongo wa 38, avuga ngo nk'umugezi munini utemba wuzuye ukuraho ibyondo by'ibyaha mu mitima, amazi araza akeza imyaka, kandi amazi areza akeza umucafu wose, umwanda wose wari uriho ukavaho. Niko rero n'umwuka wera oza akeza imitima y'abizera. Ikindi kimenyetso kindi nuko umwuka wera agaragara nk'ikimenyetso kashe. Umwuka wera agaragara nka kashe, agaragara nk'ikimenyetso. Bisobanura iki? Bisobanura ikimenyetso gihuza ikintu na nyiracyo. Abakristo ni ubutunzi bwa nyirabwo ari we Kristo. Hanyuma umwuka wera rero ari hagati, niwe uhuza abakristo na Kristo. Birazwi, umwuka wera araza akaba ikimenyetso kigaragaza ku bantu ko Kristo abarimo. Ni ikimenyetso gitanga umutekano mu bantu abakristo, ikimenyetso cyo mu mutima, ndetse ni umurage w'ijuru. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso, kuba agaragara nk'ikimenyetso, umwuka wera ni umurage w'ijuru. Iyo dufite umwuka wera muri twebwe, tuba tuzi ko tuzaragwa ijuru, tuzabona ijuru, tuzajya mu ijuru. Nta muntu uzajya mu ijuru adafite umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uzazana connection hagati y'abizera na Kristo. Dushimye Imana rero, tubonye ko umwuka wera ugaragara nk'ibimenyetso. Imana yamugaragaje nk'ibimenyetso kugira ngo abantu bashobore kuba bamubona, kuko umwuka wera ni umwuka nyine, ariko ugaragara mu bimenyetso tubonye. Twongere tubisubiremo kugira ngo tubifate, tumenye ko iyo tubonye icyo kimenyetso tumenye ko umuntu ariho umwuka wera. Umwuka wera yagaragaye nk'inuma, umwuka wera yagaragaye nk'umuriro, umwuka wera yagaragaye nk'amavuta, umwuka wera yagaragara nk'amazi, umwuka wera yagaragaye nk'ikimenyetso kashe, umwuka wera yagaragaye nk'umuyaga. Reka dusenge Imana kandi turusheho kwizera imbaraga z'umwuka wera nizo zatubashisha kugera mu bwami bwa Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umwuka wera nk'uko tubyize, tugashobora kubibona, ariko ababyiga kugira ngo babihamane ni uko barushaho kubyizera. Nanjye ndasabye kugira ngo kwizera kube mu bantu bawe, abari badukurikiye bose. Icyubahiro kibe Yesu Kristo. Amen.